bakibutsa abantu wenda ushyiramo igiceri cy'ijana washyiraho desa bikaba ikintu cyajya gifashe ekipe wenda mu gihe cyakozwe igihe kinini kandi bihoraho ariko urumva ko niyo wahita amafaranga ya Bedi yabaye miliyoni nyinshi zinarenga izaguzwa Bedi Abedi zari 30 yaguzwe 25 ku mwaka umwe we yarababwiraga Bedi ati muzigere 40 nsinyibiri ariko bibaye umwe ni 25 none ntabwo bigaruka kuri 20 tegere Rayon Sport izo 15 barabyiyorera ntibabikora ariko byibuza abareo wabashimira pe muri raporo bagaragaje ko buri muntu ku giti cye amafaranga batanze ni miliyoni 18,201 n'amafaranga 500 ariko igiteranyo cye yatanzwe n'amafani club ubwo n'amafani club nekereza ko ku muntu ku giti cye ubwo naba dakubiye muri fan club ni miliyoni 29 n'amafaranga 18,000 so urumva ko abafana ba Rayon Sport bakoze neza nekereza ko bagomba no gukomerezaho ko baracyatekereza kwiyubaka nkuko bivugwa ko bashobora gusaba Rayon ngenda bashimira ko hari izindi kote bakongeramo izindi imbaraga nekereza ko bakomeje gukanda n'ubundi byafasha ubuyobozi ariko hari ikintu n'ubundi cyatutumbye ikintu cyo gushimira abareyo kuba iyo bahamagaye bitaba ariko nyine hari ibitarimo kugera neza mu bijyanye n'imiyoborere aho urakoze ruvuya aho hano ni naho hano hakomeye iyi gahunda iyo urebye abatanze ku giti cyabo nk'uko bitubwiye Dera rukareba n'abatanze mu mafani club izo fani club nizo zibarizwamo wenda abafana benshi ba Rayon gusa bari bose ntibajya muri fani club ko bari ni benshi cyane ndetse n'abandi wenda bagenda batanga ku giti cyabo aya mafaranga ntabwo yaje cyangwa se iki gikorwa cyarakozwe ariko situation atari nziza umwuka utari mwiza mu miyoborere havugwa ubwumvikane buke burya navuga bati ari ibikorwa bya Rayon Sport tuzamenya n'ayavuye muri Rayon Day nayo twumve agaciro kayo tumenye uko bihagaze bizanafashe equipe ya Rayon Sport mu mwaka w'imikino utaha ariko bavuga bati ese ibi bintu byari bugende bite kuko kutumvika cyangwa se kudahuza reka ndeke kubyita gutyo na wenda mbyite gutyo kudahuza mu buyobozi bwa Rayon Sport yaba muri board ndetse n'ubuyobozi bwa equipe twagiye tubibona uhitubona ko byashoboraga no kurenga ibi ngibi oya nibyo byashoboraga no kurenga ibi bana navuga ati kuri Rayon Day hari ibintu byagiye biza hari amasurenda abantu batabonye abantu bahita babifata burya n'ukundi bigendanye n'ibimaze iminsi bihari banakavuga ati iyo biza kuba ari abantu batayirije umugozi umwe tukababona muri campaign bose bari kumwe nk'uko bateraga indirimbo imwe n'inyikirizi kabimwe mu gihe bazaga bagaruka mu ikipe ya Rayon Sport atari kurabona ko ibi bintu bisabwa ko banicara bakareba igisubizo kirambye cyangwa se cyafashe equipe muri rusange mu nyungu za equipe kuko ibi bintu byakomeza kugira imbaraga mu bwumvikane buke cyangwa se mu kudahuza n'ubundi byazakoma mu nkokora ikipe ya Rayon Sport ko turanayireba tukabona ko ne equipe n'ibyabonye test ya match ya Yanga bakina ama match amikara atandukanye ariko test ya nyayo ni ya Yanga yanatweretse ko Rayon hari icyo yakabaye ikora uyu munsi kuri equipe turabona iryamye isinziriye wenda tunabitangira information wenda turavuga ku gice cya Rayon Sport murabizi ko iyo abagore iri kwitegura kuzakina imikino ya Sekafa izagenda kuwa 4 muri Kenya bafite match amikari ya Sekafa izaba 26 yabafite match amikari uyu munsi mu Nzove ni ikipe y'Igoma Sekafa Simba na Yanga zizikuyemo nanone ntabwo ziri hari urumva Aperi ni mu mwanya wo kwitwara na za Singida nabonye zirimo oya nese Singida Aperi Aperi ni umwanya wo gutwara imaze iminsi ikina amafinali mu mwanya wo gutwara irakina na Uwezo irakina na Uwezo y'Igoma ubwo ni mu badamu ubwo n'abantu baza kujya mu Nzova bareba bakajya kureba ekipi z'abahagararira muri Sekafa y'abagore uko yitwaye cyangwa se uko iri kwitegura icyo navugaga rero urumva ekipi y'abagabo yo nyuma yo gukina match ya Yanga bisa nkaho bituje bicecetse ariko mu by'ukuri twabonye ko hari imyanya igikeneyemo abakinnyi mu by'ukuri niba abanyasenegali bazagaruka nabyo bikeneye kumenyekana Rayon Sport ikamenya niba ari ikiri bukore
kuko urabibona ko hari abakinnyi uyu munsi uri gukoresha shobora umukinnyi kuba ari muto akaguha umusaruro w'ako kanya akaza n'ibyo akaramuka neza iyo match akayiguterera ejo wazamusaba noneho muri shampiyona kuba yakomeza kuba uwo wamubonyemo wenda match imwe muri pre-season akazaguhinduka n'undi wundi kandi Rayon Sport kudatwara igikombe muri sezi ishize byari byitezwe n'abafana ni kimwe mu by'abafana bavuze bati twategereza ariko iyi sezi igiye kuza Rayon Sport itegetswe gutwara igikombe binabaye byiza ikaba shampiyona kuba igihe kinini APR izitwara yikurikiranye kandi urebye nibyo ushaka kuvuga ngo APR ntiri gutsinda wenda izo za polisi nitsinda AS Kigali ariko se nitubona ko byibuze izo match amikare hari icyo ziri gukora kandi nicyo zimara ni ugukosora amakosa ni ugufixa ibintu bitari mu mwanya turareba polisi tukuvuga tuti iyi polisi dutegereje kumenya ngo ese yarahindutse no muri bwa buryo bw'imyumvire mentali bashaka kuzana no hari abafite guhatana bitandukanye nuko twari tubazi ariko umukinnyi ku wundi urareba ukavuga ati byibuze bo hari icyo bari gukora rero icyo kintu tutabona cyo kuba ekipi iri amuvoma tubone hari abakinnyi wenda bongerwamo cyangwa se hari n'abasohoka kuko ikipe ya Rayon Sport kimwe mu bintu binakomeye kitakozwe Rayon Sport nigeze irekura abakinnyi kandi urabireba ukabona ko hari abakinnyi bingwiza murongo reka mbyitegure batari kuri level ya Rayon Sport bakiri muri groupe n'umutoza kandi yagiye abyifuza haciyeho n'igi niba abakinnyi utabasora ngo ugire nabongeramo ejo twabonye igihe shampiyona izatangirira sikera muzahita mujya mu mikino nyafurika bazahita bajya no mu mikino nyafurika icyo kintu rero Rayon Sport yakaba iri kugikoraho ariko nkabona ko ituje ibyo bari kugarukaho ni ibi by'inama z'inteko rusange dararukomerezaho ni ibi by'akanyenyeri bashaka gutangiza ariko se ko ibyo mu kibuga yirita yari iriteguye bya nyabyo erega ne pauti nyira gatoya niba president atemera imitoreze ya ekipe yavuze yuko imitoreze ya ekipe ayifiteho dute yarivugiye ndamukotinga ati ikipe isa nkaho irimo yitoza sone ko no kumugurira abakinnyi harimo ikibazo ntekereza yuko bakabaye babinoza muri iki gihe bagifite igihe cyo kwitegura match za shampiyona ndetse na match mpuzamahanga bakabaye bicara bakanoza ibintu byinshi umutoza akajya kuri page imwe n'ubuyobozi derafo bakamenya abakinnyi bongera mu rwego bariho ndetse naho bava ndetse n'imyanya bakeneyemo abakinnyi na izi saha ntekereza yuko iriya message niba ariko bikimeze niba ariyo attitude ikiri hagati naho binyuraniye nibyo twavugaga mu kanya kuri Marinakis na Nuno Espirito Santo so ntekereza yuko rero hakeneye kubamo ibindi biganiro mu buryo bw'imizi baracyafite igihe ariko mu mupira w'amaguru igihe ntabwo kiba ari kinini igihe mu mupira w'amaguru kirihuta cyane ntekereza yuko no mu yindi mikino bakurikizaho no mu kwitegura shampiyona n'ibindi bakawe bagira byinshi bahurizaho muri page ikibazo kimwe nshaka kubabaza shampiyona zatangira 12 z'ukwezi kwa 9 Rayon yakinnye cyita ngo ni Rayon week 15 Rayon week yavuga shampiyona izatangira 12 Rayon yakinnye na Yanga 15 yego yakinnye Rayon week kina na Yanga nyuma ya Rayon de nta kintu Rayon Sport imira kora usibye kuba badutangarije amafaranga bakusanyije mu bafana ayavuye kuri Rayon de ntabwo bayatangaje officially ariko byavuzwe yuko zikabaka muri 150 net ejo bundi Paul Muvunyi hamagaza inama y'inteko rusange tariki 7 z'ukwezi kwa 9 ubwo shampiyona izabura iminsi nk'itanu Rayon Sport na indi match ya gishuti iratangaza ko izakina Rayon Sport mwayibonye ikina na Yanga Rayon Sport Yusudi yanyi ntaraza Rayon Sport Forunganye ntaraza dukuyeho vuga ngo squad ubundi mubona Rayon Sport tayari muri uyu mwaka w'imikino oya biragoye ntabwo iri tayari neza kuko iyo tuvuze gutya wenda ejo nibwo barangizanyaga na Pavere Nzira nawe bisaba ko banamutangaza mu buryo buri official ko twigeze no kubigaruka ahangaha ndabyibuka iki gihe twari dusoje tugiye kwakira abafatanyabikorwa bigaruka mvuga ko hari